Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mukomeje kumererwa neza aho muri hagiye hatandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse namwe muri Iburengera bwaryo, namwe muri ku migabane itandukanye mu bihugu byo hanze, turabasuhuje turizera ko mukomeje kuryoherwa n'ubuzima. Yes, iyi ni menye n'ibirere igarutse muri cya kiganiro mumaze kumenyera muri benshi cyane mugezwaho nanjye Oze Blaise. Uyu munsi nta wundi mbazaniye umugabo wakoze amateka, niwe wayoboye impinduramatwara cyangwa se bamumenye mu mpinduramatwara yo mu gihugu cya Cuba. Nimvuga Cuba abenshi barahita bamumenya, uwo nta wundi yitwa Ernesto de Che Guevara de la Serna. Yes, ntuze kujya kure rero, nabikubwiye ngiye tugiye kubana ni Oze Blaise, nakubwira nti Domis. Umuyobozi w'impinduramatwara ya Marxiste, akaba yari n'umuyobozi w'inyeshyamba, yari umuntu ukomeye muri Revolution ya Cuba, yabaye umuyobozi wa kabiri kuri Fidel Castro mu kuyobora, yatewe ishyaka n'ingendo yakoreye mu gihugu cya Amerika y'Amajyepfo, aho yiboneye ubukene n'akarengane byari bikabije. Yashyizeho ingengabitekerezo ya politike, yashinze imizi mu bya komuniste, kurwanya kapitalisme, cyizeraga ko impinduramatwara yitwaje intwaro aricyo gisubizo cyonyine cyo guhirika ubutegetsi bwo gukandamiza. Nyuma y'iyicwa rye mu 1967 yahindutse igishushanyo cyo mu kinyejana cya 20, ubwo bamwe bamubonaga nk'inyeshyamba y'impinduramatwara, abandi bakabona ari umunyagitugu utagira ubugome. Uwo nta wundi yitwa Ernesto Che Guevara de la Serna. Che Guevara yavukiye Rosario, aho ni mu gihugu cya Argentine, avuka kuri 14 Kamena mu 1928. Guevara yari we mukuru mu bana batanu mu muryango wa Gentil wo mu cyiciro cyo hagati. Nyina na se Celia bari abaharanira inyungu za politike, gusa indwara ya asthma Guevara yararwaye yatumye umuryango we wimukira hafi ya Cordoba akiri muto cyane, aho ikirere cyumye cyagabanyije gufatwa n'uburwayi kwa hato na hato. Guevara yitabiriye siporo, yabaye kandi umusomyi ukomeye cyane. Akiri ingimbi yatangiye gushishikazwa n'ingengabitekerezo ya politike, maze yinjira mu basuzuguraga umunyagitugu wo muri Argentine icyo gihe yitwaga Juan Perón. Mu 1948 Che Guevara yinjiye muri kaminuza ya Buenos Aires kwiga ibigendanye n'ubuvuzi, ariko aragenda maze atangira icyiswe ingendo za Moto Diaries. Ubwa mbere yari arimo aratembera mu gihugu cya Argentine ahagana mu 1950, ubwo yari ari kuri moto y'agateganyo yari igizwe na moteri nto, ndetse yari ifatanye n'igare. Ku bantu bakunda kureba filime, muzika mu moto ya kera yabaga afite ku ruhande utugare dutoya. Mu 1951 kugera mu 1952, urugendo rw'ibirometero 8, bishatse kuvuga ngo ni urugendo rw'amezi 8 yakoreye muri Amerika y'Amajyepfo ndetse no mu Majyaruguru kugera i Miami, hamwe n'inshuti ye Alberto Granado. Bari bari kumwe muri urwo rugendo. Guevara yiboneye ubukene ndetse n'akarengane byari bikabije. Urwo rugendo rwamurushijeho gushishikazwa n'ubukomuniste ndetse no kwanga kapitalisme, maze akura yizera ko igisubizo cyagerwaho ari uko haza impinduramatwara ikaze. Moto Diaries yanditse mu rugendo yasohoye mu 1993, yanditse mu gitabo cye ati: nzaba ku ruhande rw'abaturage, nzajyana kuri bariyeri no mu myobo, ndataka nk'umuntu wugarijwe n'ibibazo, nzanduza kandi intwaro zanjye amaraso.
Guevara kandi igihe cyarageze asubira ku ishuri maze arangiza afite impamyabumenyi mu by'ubuvuzi ahagana mu 1953. Hanyuma bidatinze yongeye kuzenguruka Amerika y'Epfo ndetse kandi amaherezo aza kujya muri Guatemala aho yinjiye mu gisirikare cyari cyaratsinzwe kugira ngo arengere ihirikwa ry'ubutegetsi bwa CIA. Icyo gihe byari ku butegetsi bwa perezida witwaga Jacob Arbenz. Ubunararibonye bwashimangiye ubwitange bwe kuri Max Mills ndetse no gusuzugura abanyamerika. Nyuma y'amakimbirane, Guevara yahungiye mu mujyi wa Mexico aho yashakanye na Hilda Gallaga maze baza kubyara n'umwana umwe. Mu 1955 yaje guhura n'abayobozi b'inyeshyamba aribo Raúl ndetse na Fidel Castro. Icyo gihe bateguraga impinduramatwara yabo yitwaje intwaro mu guhirika guverinoma y'umunyagitugu wa Cuba Fulgencio Batista. Guevara yavuze ko ikiganiro cye cya mbere yagiranye na Castro cyibanze kuri politike y'isi nk'uko bivugwa na Companero. Guevara yagize ati, nyuma y'amasaha make mu museke utambitse nari maze gutangira urugendo. Ndetse kandi Guevara yakomeje agira ati, mu by'ukuri nyuma y'ubunararibonye nari naranyuze muri Amerika y'Amajyepfo no gukoraho bwa nyuma muri Guatemala, ntibyari bigoye kumbwira ngo ninjire mu mpinduramatwara iyo ari yo yose yo kurwanya umunyagitugu. Ariko Fidel Castro yankoze ku mutima nk'umuntu udasanzwe. Nasangiye ibyiringiro bye nawe. Hariho byinshi byo gukora, hariho byinshi byo kurwanira, ndetse kandi hariho byinshi byo gutegura. Tugomba guhagarika kurira tugatangira kurwana. Hagati y'aba bombi, Castro na Guevara, harimo ipfundo rikomeye rwose. Muri iri pfundo kandi ryabo, umwe yari yihuse cyane, undi atekereza cyane, umwe agendera mu marangamutima ariko afite ibyiringiro, undi kandi ngo yari akonje cyane, afite no gushidikanya kwinshi. Castaneda yaranditse ngo umwe yari ari muri Cuba gusa ariko undi byari bihabanye. Ikindi kandi ngo aba bagabo bari bahuje urwego rw'ibitekerezo mu by'ubukungu. Iyo hataba hari Ernesto Guevara, Fidel Castro ashobora kuba atarigeze aba umukomuniste. Hatariho Fidel Castro, Ernesto Guevara ashobora kuba atarigeze aba umuhanga mu bya teoloji ndetse kandi ngo abe umunyabwenge ufite ibitekerezo byiza. Guevara kandi mu rwego rw'umutwe wa 26 Nyakanga wa Castro yari umwe mu itsinda rito ryari ririmo abavandimwe ba Castro barokotse igitero cya mbere cyatsinzwe mu 1956 ubwo byari ku ngabo za Batista. Ndetse kandi ubutwari n'ubuyobozi yakomeje kwerekana byatumye Fidel Castro amugira umuyobozi. Ku ya mbere Mutarama 1959, inyeshyamba zari ziyobowe na Fidel ndetse na Guevara zahiritse guverinoma maze zigarurira Cuba. Muri icyo gihe kandi Guevara yese umwenegihugu wa Cuba. Icyo gihe yagize atandukana n'umugore we wa mbere maze arongora Imelda March, nawe yari umunyacuba. Hamwe na Castro wayoboraga, Guevara yese ahinduka umuntu wica cyangwa se agakiza ubwo yari arimo arayobora muri gereza ya La Habana agenzura amategeko y'urupfu rw'abagabo 500 bafatwaga nk'abatasi cyangwa se abatorotse. Uyu mugabo kandi yagizwe perezida wa banki nkuru y'igihugu cya Cuba. Nyuma yaho aba umuyobozi wa minisiteri y'inganda. Yari arimo no mu ngendo zitandukanye ku isi nka ambasaderi wa Cuba. Icyakora kuba yarasunikiraga ubufatanye bwa Cuba n'ubumwe bw'Abasoviyete, ibyo byahagaze nyuma y'ikibazo cya misile yo muri Cuba yabaye mu 1962. Ibyo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatirwa ibihano by'ubucuruzi ndetse n'ubukungu bwari bwifashe nabi muri icyo gihe, ndetse n'amakimbirane n'abayobozi be bagenzi be
Ibyo byabaye kugera mu 1965. Castro kandi yatangaje ko Guevara yandikiye umuyobozi wari wisezera yerekana ubwenegihugu bwe, ndetse kandi ava muri Cuba ajya kurwanya imperialism mu bindi bihugu byari bikiri mu nzira y'amajyambere. Guevara kandi ku ikubitiro yahise yerekeza mu gihugu cya Congo, aho hari mu 1965, kugira ngo ashyigikire ndetse kandi anatoze Laurent Désiré Kabila, icyo gihe wari uyoboye leta ya Congo. Kugerageza kwibohora byarananiranye rwose, maze Guevara bidatinze yasubiye mu ibanga rikomeye cyane muri Cuba, mbere yo kugirirwa inama na Castro kugira ngo ajye muri Bolivia, aho yinjiye mu nyeshyamba mu rwego rwo guhirika René Barrientos, kubura inkunga zaho, ukuza kwa CIA, hamwe no guhigwa biyobowe n'abanyamerika bo muri Bolivia batojwe na Amerika ubwayo, byazanye ubutumwa bwihuse kuri Guevara. Tariki ya 8 Ukwakira mu 1967, abashinzwe umutekano muri Bolivia bageze aho bigarurira Guevara, maze tariki ya 9 Ukwakira ahagana mu 1967, Ernesto Che Guevara yishwe n'abasirikare ba Bolivia, yicirwa ahitwa La Higuera, babitegetswe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo, ndetse n'abari barahuguwe bafite n'ibikoresho bitandukanye, ndetse kandi bayoborwaga n'ingabo ndetse n'abakozi bo muri Amerika, Green Beret, ndetse n'abakozi ba CIA. Iyishwa rye rikomeje kuba amateka atavugwaho rumwe nyuma y'imyaka 30 uko inyeshyamba ze zinjiye muri Bolivia. Ifatwa rye, kwicwa ndetse no guhambwa biracyavugwa cyane n'impaka muri rusange ku isi. Amafoto y'umurambo wa Guevara yishwe yashyizwe ahagaragara, maze amaboko aracibwa ashyikirizwa Cuba kugira ngo yerekane ko yapfuye. Icyakora Guevara aho yashyinguwe hagizwe ibanga kugera mu 1997, igihe ibisigazwa bye byamenyekanaga bigasubira muri Cuba. Yashyinguwe kandi mu mva ya Santa Clara. Ifoto ya Guevara kandi ikora nk'imwe mu mashusho yo mu kinyejana cya 20. Mu maso he hakomeje kugaragara ku ifaranga rya Cuba, ndetse kandi ubuzima bwe bwagiye buvugwa cyane mu mafilime atandukanye, ibitabo bitandukanye, ndetse n'amadokumentari nk'uko ngiyi uri kuyumva. Igitabo cye bwite Guerrilla Warfare cyasohotse mu 1960, mu gihe nanone ikindi gitabo cyise Motorcycle Diaries, Inzozi Nyafurika, ndetse na Diary ya Bolivia byasohotse nyuma y'urupfu rwe. Ishusho izwi cyane ya Guevara yambaye beret mu gahanga yahindutse ikimenyetso gikomeye cyane, cyometswe ku mipira itandukanye n'ibindi byapa bitandukanye. Abari kureba kuri screen zanyu, iyo shusho iriho yambaye beret mu gahanga. Ariko hari abandi bantu nanone bavuga ko mufata nk'umunyagitugu watezaga imbere abakomuniste gusa utaragiraga ubugome. Nyuma kandi Guevara yaje guhamwa n'icyaha cyo guhonyura uburenganzira bwa muntu. Guevara ndetse yahawe uburenganzira bwo kwitwa izina rizwi cyane nka nickname Cubans Bircher. Uyu munsi nyemerera nkubwire bimwe mu bintu bitangaje kuri Guevara. Icya mbere nakubwira, nubwo Guevara yari umwubatsi ukomeye w'impinduramatwara ya Cuba, ariko Che Guevara yize ibijyanye n'ubuganga ndetse kandi aranaminuza. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo ni uko ifoto ya Guevara ari imwe mu mafoto yahawe izina ry'ibihe byose kugera n'uyu munsi uri kunyumva. Icya gatatu nakubwira kuri uyu mugabo ni uko Guevara
yabyaye abana 5, umwe ku mugore wa mbere, baza gutandukana. Abandi 4 yababyaye ku mugore wa kabiri w'umunyakiba. Ikindi nakubwira kuri uyu mugabo kandi, bitewe n'ibikorwa bye yagiye akora Guevara, uyu munsi ari kuri kashe zo mu bihugu bitandukanye. Ibihugu nakubwira uyu munsi ari ku bihugu nka Argentine, Cuba ndetse na kashe zo mu Burusiya. Uyu mugabo yurumva ko yakoze amateka ahambaye ku buryo n'uyu munsi wa none akiri ku makashe y'ibyo bihugu nguko ari 3. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo kandi, kugira ngo bakonfirme ko Guevara yapfuye nyuma y'urupfu rwe, bamuciye ibiganza, bafata ibikumwe bye mbere y'ibindi bintu byose kugira ngo babashe gukonfirma ko yapfuye. Ikindi nakubwira kuri uyu mugabo, kwiyita Che byatumye abanyakiba batari bazi iryo jambo kuva na mbere barikoresheje imbere y'amazina yabo, bakajya bitana nk'izina tumenyereye nka bro cyangwa se man cyangwa se dude, kugira ngo bahamagarane. Mbese izina rya Che Guevara ntabwo ari Che Guevara, ahubwo ni Ernesto Guevara. Izina rya Che abanyakiba bahise barifata bakajya baribanziriza imbere yabo, imbere y'amazina yabo, kugira ngo bite umuntu nka bro cyangwa se man cyangwa se dude. Ibyo bituma abasha kubonera izina ry'iritazirano, n'uyu munsi turacyavuga Che Guevara. Yes, ngayo nguko rero ay'inkuru za Ernesto Guevara cyangwa se aka Che Guevara, umwubatsi wa revolution y'abanyakiba. Uyu mugabo Guevara yavutse tariki 14 Kamena mu 1928, aza kwitaba Imana muri tariki 9 Ukwakira mu 1967. Uyu mugabo Guevara kandi yapfuye afite imyaka 39 y'amavuko. Yes, reka ngushimire rero wowe wakomeje kubana nanjye kuva dutangiranye kugera tugeranye ku musozo. Nakubwira nti amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Ngiye wumvaga nari Oze Blaze. Ciao ciao.